ndabashimira ko munteze amatwi. Ikipe yabaye umuziga zige ni umuziga ryinyo. Ubu noneho haje 11 b'abazungu banyabo batari barupiga batari babandi b'abazungu zayi batari babandi botsa runonko. Ubu kuva mu gitondo bikajya nimugoroba hadasinya umukinyi muri Rayon Sport icyo ni icyaha. Buri munsi tugomba gusinyisha. Ubwo ibihano bya FIFA yari duhaye byavuyeho dushaka twasinyisha abakinyi nkasa. Ikizatabara kaga kipe kishorongi nuko kazazimya amatara kuri derby. Kandi nabwo abarinzi tuzashyira hazimirizwa amatara muri stade Amahoro bararuta barinda President Putin. Aha turashize none. Ubu kuri derby nukubaza ngo ni bingahe. Aperi ni titondi zaryo umuba. Niba bazimya amatara kuri Bugesera kuri twebwe bashobora no gusenya stade. Umutoza w'umuzungu yatangiye gufata irange. Zitangiye kubirya abazungu banyabo batarasinya. Kuri derby ni batazimya amatara tuzabarutse inzoka zo munda. Tamaye uramenye ako kantu ni kabi. Ayo niyo magambo y'abafana ba Rayon Sport nyuma yo kubona bari gusinyisha ibikoko buri munsi. Abayobozi ba Aperi bati mwabuze yo guhemba nabo mufite none muri gusinyisha abandi. Bati mumeze nka wa mugabo ubu ufite utwana twabuze ibyo kurya twarwaye bwaki. Bugajya mu gitondo atera izindi nda. Abafani nganye banze gukina kubera amafaranga mubafitiye none muri gusinyisha abandi. Mumeze nka wa muturage w'umukene ugurisha inka agafata udufaranga yagurishije inka akajya kuguriramo abana amabyeri. Udufaranga twa Sikoro muri kudusesagura musinyishamo abakinnyi. Ariko turabizi neza ko muzabura icyo kubahemba bakanga gukina. Naho abanyamakuru ubati umwiganwa wamushushwe wahejeje imbe wa mu rubariro. Mubonye APRFC yaraguze Dawo akawuhamya none namwe ngo mugiye kuzana Dawo. Murigana gusa. Ariko abayobozi ba Rayon Sport bo ibyo ntibashaka kubyumva. Ngicyo bashaka n'ukubaka ikipe ikomeye yo kujya mu matsinda. Ubu barubaka ikipe bahereye mu izamu kugeza imbere kuri atake. Abareyo bati uyu Yannick Bangara twazanye n'umukinyi wa derby. Nta derby nimwe ajya tsindwa. Uyu Yannick Bangara ngo n'umukinyi w'amatsinda. Ngo yatakinya amatsinda ngo bayumva ameze nk'urwaye kwashya rukoro yo mu mutwe. Bataga kipe gaturutse mu ntara kumva byibuze ngo Yannick Bangara ari kuri liste tayari intsinzi bayabonetse kuri Rayon Sport. Abareyo bati tugiye kubaka ikipe ku buryo bazajya babona squad bagatangira gutitira nk'abarwaye igicuri. Abati imbere ya byose twabanje tuzana Kwizera Olivier screen protector. Bati Kwizera Olivier usibye ubushake bwe naho ubundi nta gitego kizapfa kwinjira mu izamu rye. Izamu ryacu rirarinzwe kurusha uko Perezida wa Amerika Donald Trump arinzwe. Bati Yannick Bangara n'abahagaze muri defense abo bawataramuvuga nta hantu namwe bazaca. Nyamara nubwo Rayon Sport isinyisha gutyo Aperi ricecekeye nta mukinyi numwe iratangaza. Gusa ngo umusirikare ibintu bye bikorwa mu ibanga. Buri kanya no guhanga ijisho kuri social media za Rayon Sport. Kubera ko isaha ku isaha hari gucika igikuba. New signing buri kanya. Ibintu birakomeye Nyarugenge. Ubi byari biri mu myidagaduro byimukiye muri football. Saga zimaze iminsi hagati ya Bruce Melody na Debeni zigiye kuvaho hazeho football. Abanyamakuru bati urukundo mweretse Debeni na Bruce Melody ruba ari rwo rukundo mwereka Aperi na Rayon Sport. Muzuzure stade Amahoro. Perezida wa Rayon Sport mushya ati nta muzungu wa rupiga uzongera kuza muri Rayon. Hagiye kuzajya haza umuzungu byibuze wakinye mu ikipe y'igihugu ye wabo. Hati agomba kuza umukinyi wabikoreye kugira ngo abashe guhembwa amafaranga ya Rayon. Ubaka kanya umufana wa mbere wishimye mu Rwanda n'uwa Rayon Sport kubera aba bakinyi bari gusinya. Arabana mu gitondo umwe asinye nimugoroba hagasinya undi. Ubu abazungu barimo barasinya nk'amafunguro. Mu gitondo agasinya, saa sita agasinya undi, nimugoroba hagasinya undi. Amafunguro 3 yo ku munsi niko abakinyi ba Rayon Sport bari gusinya. Hehe. Ngo Aperi bashobora kuzayikuramo umwuka nititonda. Aho ibintu bigeze ngo nta mpuye bazayishiriramo. Ngo Aperi bayihanganiye kenshi ngo iraziridoga ariko ngo ibintu bigiye kuyibaho ngo nibitangaza. Bati signing twakoze ntizihagije turacyasinyisha. Ejo cyangwa ejo bundi mushobora kumva undi muntu mushasha wasinye. Abayobozi ba Aperi bo bati ibyo ngibyo ni bisanzwe musanzwe musinyisha ariko nyuma yo gusinyisha tureba aho mwasinyishe tukababura. Baraza bagakina amezi 2 gusa bagata bigendera. Bati fani nganye bari nyenyeri kuri mwebwe nta mafaranga muri kumuha. Yabuze amafaranga yisubirira iwabo. Ubu Rayon Sport ifite urugamba rutoroshye rwo kugarura icyubahiro cyayo igikuye kuri Aperi kubera ko hashize imikino 3 yose ikubitwa na Aperi kandi gatsindwa yarushijwe. Hari abafana benshi ba Rayon Sport bayitakarije icyizere nyamara ngo gishobora kugaruka ejo bundi kuri derby. Abayobozi ba Rayon Sport bazi ubwenge. Batereka tubasinyishiriza icyarimwe ku buryo n'imyitozo tuzayishyuza. Abakinyi bari hano ku munsi wo kuberekana kuri stade y'imyitozo dushobora kuzahakura urufite rw'amafaranga ku buryo hatavamo recruitment y'umwe cyangwa babiri. Ibintu byose muri Rayon Sport ni imibare. Rayon Sport ni ikipe yirwanaho. Nta nkunga ziturutse muri leta ziyijyaho. Amafaranga yayo aturuka mu batera nkunga, abafana ndetse n'uruganda rwa Sikoro rwayishyize ku mutwe. Umuntu wese uri muri Rayon Sport mu buyobozi
arabizi neza ko nta mafaranga y'umurengera aba muri Rayon Sport usibye yo kwirwanaho. Andi makuru aturuka mu itangazamakuru aravuga ko yitwa Faringanye ngo yaba yaraganirijwe na polisi. Bati polisi yaramuganirije bashobora kuba baranamuhaye kontara bwihishwa, akaba ariyo mpamvu adashaka gusinyira Rayon Sport. Ariko ubuyobozi bwa Rayon buti Faringanye tuguhaye iminsi 3, kuwa kabiri nutaza mu myitozo bizaba ibindi. Uracyadufitiye amasezerano kandi urabizi ko twakuvuje igihe wari urwaye. Turangije kukuvuza none utangiye gukora ubugoryi bwo gushaka kwigira iwanyu ukagumayo. Ikipe iri mu mazi abiri gutsindwa nyamara uri muzima, hari byinshi wakayifashije none waragiye wiryamira iwanyu. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwarakariye witwa Faringanye. Ariko kandi bati nushaka ugumeyo kubera ko tigutsinyisha ibyataka by'ibihanga. Yewe na Bedi Bigirimana yakize. Rayon Sport ngo kwizabipanze kuri derby ngo biteye ubwoba. Ngo APR ishobora kuzumva line-up bagahita basubira iwabo mu Rwambariro. Biravugwa ko ngo abakinyi ba Rayon Sport ari benshi cyane ku buryo ngo kampu ahantu izabera hashobora kuza bari muri hoteli y'inyenyeri 5. Ibaza abakinyi bari basanzwe bari benshi none hari gusinya n'abandi benshi. Abafana batariko nimukomeze kudukanga kubera ko mwagiye musinyisha abakinyi bagahinduka amafropu. Bati muri buka abakinyi bose mwari mwarasinyishije mbere y'uko ise zitangira. Ubu hari bangahe? Hari bake. Abandi baragiye. Muri buka muzana abanyamaroko, mukazana abajaro n'abandi bakongomani tutamenya ubwoko. Ubu barihe? Baragiye. Bati rero nizi new signing muri gukora usibye Yannick Bangara tubizi neza ko yakinye muri Tanzania muri za Yanga agakora ibitangaza. Yewe na Kwizera Olivier tubizi neza ko ari umuzamu ukomeye, abandi ntago tubizeye. Abo badawo nta muntu wari ubazi. Bavuye muri za Burkina Faso, baje mu Rwanda nta muntu bazi. Kuba Memeda we yaravuye yakamenya umupira nibivuze ko abakinyi bose baturukayo baba bazi umupira. Nimusinyishe ariko mureke kwigana nyamukandagira. Bati kandi mu byo mukora byose mumenye ko abakinyi muri gusinyisha bagomba guhembwa. Uzabahemba iki? Sikoro niza atanga amafaranga yo kubahemba bose. Igisubizo ni oya. Amafaranga muzatuvanamo twebwe abafana. Rero turabamenyesha ko nimutsindwa nta kintu muzatubaza. Ubundi Rayon Sport iri mu bihe byiza bivuga ko ngo ari amafaranga menshi yinjira kubera ko abafana baza ku kibuga bakitabira bagakanda akanyenyeri amafaranga akaboneka. Ubushize witwa Kitoga na Jesus nibo batabaye Rayon Sport bayitsinda ibitego 2 batsinda Muhanga. Abantu bati nyamara Rayon Sport izabikomeye. Bati baze kuri gutsinda za Muhanga abazungu batarinjira mu kibuga. Bati bazi ikipe niba yuzuye harimo abazungu n'abanyarwanda b'imvange bavangitiranye zizajya zirya 8. Abanyamakuru nka Faustinho na Wasiri bisanzwe bizwi ko bafana Rayon Sport ubaka kanya bari mu bicu. Wasiri we ni n'umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport. Ubaka kanya ari mu bicu. Aravuga ko ngo itariki 10 ziratinze ngo ubundi akubita agakipe agakuremo roho. Ngo kuri we ngo byakabaye nkaje ubundi kuwa 3 cyangwa kuwa 4. Ati kuko kuwa 3 bishobora kuzagera hari ntakiriho kubera uburyo ndi kumva cyaka gukubita agakipe. Abakinyi bashasha ba Rayon Sport bose basinye kuri derby bagomba gukina kubera ko barangije kwandikishwa. Ibihano byari byarahawe Rayon Sport byakuweho. Ibihano ubundi bihabwa ikipe gute? Ubundi bivugwa ko iyo hari amafaranga ikipe runaka ibereyemo umukinyi cyangwa umutoza yirukanye hakaba hari ikirego cye kiri muri FIFA, iyo kipe ntago iba yemerewe kwandikisha abakinyi. Ariyo mpamvu Rayon Sport bari barayihanye kubera ibibazo yajyanye n'uwitwa Robertinho. Ariko kuri uyu munsi byatangajwe ko ubu Rayon Sport yemerewe gusinyisha abakinyi ndetse igati n'abandikisha. Bivuze ko bari gusinya bose uburenganzira bwo gukinishwa kuri derby burahari. Nyamara nyamukandagira yakikanzemo. Hari ibintu 3 abafana ba Rayon Sport basaba kuri derby. Baravuga bati muzadufashe muduhe umusifuzi mwiza utazatwiba. Ati cya kabiri amatara muyatse neza ku buryo batazayazimya. Bati cya gatatu stade muzayitegure neza ku buryo abakinyi bacu batazanyerera. Ubundi dukubita agakipe tukice tukicariye. Ibitego byose badutsinze mu mikino 3 ishize dushobora kuzabibishurira rimwe. Niko bareyo bavuga. Bati dufite agahinda n'akababaro ndetse n'umujinya w'umurando nzuzi kubera ko baradusuzuguye. Ariko natwe twamenye ubwenge twasinyishije. Ubizamu ryacu ntawe uzapfa kurigeramo. Defense nayo ni urutare. Atake yo murabizi ni ibindi. Aba muri kubona bari gutsinda za Muhanga aba nabasimbura. Ibaze none abanyabo ni baba babanjemo. Abayobozi ba APR bo bati nubundi Rayon Sport ku rugambo ibiyoboye nibigira mu kibuga nibwo tuzabatsinda. Wasiri ati burya si buno bizagera ku minota 20 aba generali mwatangiye gusohoka muri stade. Wasiri ati ndababwiza ukuri iyi Rayon Sport tugiye kubaka ntabwo ari yo ku rwego rwa East Africa, niyo ku rwego mpuzamahanga ishobora no kuzagitsibura abarabu. Tugiye gufata Rayon Sport za 2018 yajyaga mu matsinda ariyo tugarura. Twabitangiye kubera ko buri mukinyi turi gusinyisha ari kuba akomeye, afite imbaraga z'umubiri, afite igihagararo kandi hari n'ahantu hakomeye yanyuze.
twarabanje tuzana umutoza watoje za Fita Kerebu na za Azamu. Ubizi neza muramwumva ko no mu byo avugamo ibintu by'amasystemu bigaragara ko ari umutoza mpuzamahanga uzwi kandi wagiye atoza ahantu hakomeye. Bati nyuma yo kuzana umutoza dore tuzanye Gishweka w'Abanyarwanda. Bati match ebyiri zonyine azakina muri Rayon Sport azahita hamagarwa mu Mavubi. Bati twazanye witwa Kitoko Rikao. Uyu ni umuntu nawe uzi umupira ubonye ku isi rye n'umutsi wo mu kuguru uraruta ukuboko kwa Niyomugabo Claude kapiteni wa APR. Umva umukinnyi. Bati nubona Yannick Bangara ni urucabana. Bati umunya Burkina Faso tuzanye ntabwo abaho. Ashobora gutsinda igitego ari no kuri benchi. Ashobora gutanga assist yibereye mu Rwambariro. Bati umunya Burkina Faso arindwa mu bikora ko yagiye no mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Iyi ngiyi muri kubona iri gukina muri Kani. Abareo bati uwadukoreye umuti n'uwadukuriyeho Tadeo akatuzanira Budara. Ati uyu Budara agiye kubaka ikipe ku buryo no mu myaka 10 izaza muzamukimwibuka. Icyo abantu benshi bakomeje kwibaza nukuntu Rayon Sport akakanya ifite abazamu bane. Bati abazamu bane bose bazamara iki? Hari Pavel Nzira, hakaza Kuyate, hakaza n'undi muzamu w'Umunyarwanda bakuye muri Bugesera. Nyuma yaho basinyishiye Gishweka. Abazamu bane bazakora iki mu ikipe imwe? Ese umwe bazamutiza cyangwa undi bazamugurisha? Ikindi Rayon Sport ifite abataka nkasa. Nk'ibyo bidahagije iracyasinyisha. Abanyamakuru batabakenye bose muzabahemba. Bati igisubizo ni oya. Ahubwo ni kwa kundi mugiye kubasinyisha mwabura yo kubahemba. Bagatangira kurya amaruswa turutse muri APR na za polisi bakitsindishwa. Bati mwagasinyishije bakeya mufitiye ubushobozi. Bati abakinyi muri gusinyisha bose n'abakinyi bahenze si babakinyi bagafuka imvugo rimwe. None ubwo muzabahemba iki? Ko tubizi hari n'igihe sikora ishobora kubigarama ikabatera umugongo. Abareo bati twe nta kibazo dufite, ivyo dukora turabizi. Dufite abantu bazi iby'umupira bisobanukiwe neza, ntabwo ari barupiga twebwe dufite. Bati mwebwe mutegereze iri Rayon Sport izatsinda umuntu kandi muzabibona. Iyi rero ni umuriro wo kotera kure, ntabwo ari agafuka imvugo rimwe. Ntabwo ari twadukipe dupfa kuza duhubagurika tutazi ibintu turimo. FIFA yadukoreye umuti, idukuriraho ibihano yaraduhaye. Umwanya ni uwacu ngo dusinyishe umuhisi n'umugenzi. Turabasinyisha uwo bizananira zagenda. Aba bafani nganye bari kwanga gukora imyitozo bazicuza ni babona ikipe yuzuye kandi iri gutsinda batarimo. Fani nganye uravuga ko uri umukinnyi ukomeye nyamara nta kintu gikomeye wigeze ufasha Rayon Sport. Yego watsinze ibitego byinshi ariko nta gikomeye wigeze uyiha. Waravunitse barakuvuza bagutakaza amamiliyari y'amafaranga nyamara we nta kintu gikomeye wigeze ufasha Rayon Sport. None nk'ibyo bidahagije uri muri ivumbagura buri kanya. Fani nganye uri umugome uri umugambanyi. Ariko ibyo ukorera Rayon Sport nawe uzabiryozwa. Ubundi bigenda bite muri shampiyona ngo umukinnyi utangiye kwitwara neza ahita avunika. Fani nganye yatsinze ibitego byinshi aravunika. Abedi bari bazanye wagiye kuba nk'inyenyeri nawe yaravunitse. Asumani bari bazanye agatangira gutsinda ibitego nawe yasavunika. Si muri Rayon Sport gusa no muri APR iryo shano ryarabaye. Uwatara nawe akimara gushayininga byaje kugaragara ko yavunitse. None ni uwuhe muzimu uba mu bakinyi bakomeye muri shampiyona y'u Rwanda ku buryo uje wese akomeye agatangira gukora ibintu bikomeye ahita avunika? Hakwiye gukorwa ubushakashatsi kuri abo bakinyi b'abanyamahanga baza mu makipe ngo harebwe icyatuma birinda zino mvune za hato na hato zigaragara bakimara gusinya mu makipe akomeye. Nta kuntu wasobanura ukuntu umukinnyi ukomeye aza gusinyira ikipe nyuma y'igihe gito runaka agahita avunika. Umukinnyi wari uhetse ikipe akavunika. Bivuga ko hatabayeho imvune mu makipe akomeye nka Rayon Sport itaza kugira imvune ngo shampiyona y'ubushize iba yarayitwaye. Baje kugira imvune yo wari uyihetse ari we Fari nganye wafatwaga nk'inkingi ya mwamba aravunika ibintu bibindi muri Rayon Sport. Niwe muntu wenyine wari wizeye ko ashobora gufata Rayon Sport akayipushinga mu gikombe ahita avunika. Bazana Sumani nawe ahita avunika. Abedi Bigirimana nawe yaraje ahita avunika. Ibyo bintu ntabwo bisobanutse. Rayon Sport yakoresheje miliyoni zirenga 10 mu kuvuza abakinyi. Izo miliyoni 10 zavamo recruitment y'abakinyi 5 ba Musanze. Ayo ni amafaranga bayaratakaye agapfu busa mu gihe agakozwe muri recruitment. Mu bakinyi bose bashasha basinya mu makipe bagakwiye gukora ikizame cy'ubuzima hakamanza hakarebwa ikibazo gikomeye nyamukuru bafite nimba nta mvune zidasanzwe bafite. Kuko bitabaye ibyo bazajya bavunika bakimara gusinya ejo bavunike ejo bundi bavunike bikomeze gutyo mpaka ikipe zikomeje kwibwa. Ubaka kanya nta wahamya ko hatarimo abapampe muri Rayon Sport bari kwizanira abakinyi. Ubo bakinyi bose bari kuza hari abantu bicariye hariya bari kubaryaho amafaranga mwibanga rikomeye. Ukumva ngo umukinyi yasinye yahembwa miliyoni 20 mu gusinya nyamara hari umuntu wifitemo miliyoni 5 ze cyangwa 3 wiyicariye hariya utazanapfa amenyekanye. Muri aba bakinyi bari kugurwa muri Rayon Sport ubu harimo za maguyi ziri gukoramo ubujura bukomeye mwibanga rikomeye abantu batazi. Niyo mpamvu yitwa APR yirinze ibyo bintu. Ubu mu kugura abakinyi kwa APR hagiye kuzajya hakorwa ubushishozi bukomeye harebwe ko nta kibazo gikomeye mu bazana abakinyi
ndetse n'ababagurisha, kubera ko nimba hari ahantu habera ubujura ni mu mupira w'amaguru. Hari igihe umukinnyi abasanzwe atazi umupira, umuntu akazana umukinnyi runaka abizi neza ko amukuye ahantu ho mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu, bakamukorera ibyangombwa bakavuga ko avuye muri shampiyona ikomeye mu makipe akomeye, nyamara ibyangombwa ari ibipiratano. Uwamuzanye akarya amafaranga, umuyegenti we akarya amafaranga. Icyo gihe ibihombo bisigara mu ikipe yamusinyishije. Nyuma y'igihe runaka bakamwirukana, bakamuhereza amafaranga runaka yiyongera kuyo yasinyiye. Icyo nicyo kintu cyonyine gishobora gukoma mu nkokora Rayon Sports, kubera ko irisinyisha riri mu kavuyo gutya ntago ryabura kugenderwamo amafaranga menshi y'umurengera kandi agendeye ubusa. Reka dutegereze derby turebe uko bizaba bimeze, naho ubundi iby'umupira w'amaguru bishobora kuba bigiye kuba ibindi. Mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera, afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, inyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe.